Bavandimwe nshuti muneza amatwi, uyu munsi twishimiye kuganira ku ngingo ifite agaciro keza mu mibereho yacu, iterambere ry'u Rwanda by'umwihariko. Iterambere ry'u Rwanda risobanura urugendo igihugu cyacu cyanyuzemo mu kongera ubutunzi, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, gushyira imbaraga mu burezi, mu ikoranabuhanga no mu miyoborere myiza ishingiye ku bumwe, amahoro n'ubutabera. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, u Rwanda rwafashe inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda barahagurutse bubaka igihugu gisha gisobanuriwe n'indangagaciro z'ubutwari, ubumwe n'urukundo rw'igihugu. Mu bukungu, u Rwanda rwateye intambwe ishimishije binyuze mu guteza imbere ubworozi, ubuhinzi, inganda n'ubucuruzi, hakoreshejwe gahunda zirimo Vision 2015, Made in Rwanda n'izindi zigamije kwihutisha iterambere ridasiga n'umwe. Vision 2050, Made in Rwanda n'izindi zigamije kwihutisha iterambere ridasiga n'umwe. Mu mibereho myiza, Leta y'u Rwanda yashizeho gahunda nk'ubudehe, Girinka Munyarwanda, Mutuelle de Santé na VUP zifasha abaturage kurwanya ubukene no kwihutisha amajyambere. Mu burezi, igihugu cyacu cyashizeho politike yo kwigira ku burenganzira bwa buri mwana. Abana bongerewe amahirwe yo kwiga kugeza ku rwego rw'amashuri yisumbuye. Mu butabera n'imiyoborere myiza, u Rwanda rwubakiye ku rwego rw'ubutabera bw'abaturage, kwirinda ruswa no gukorera abantu mu kuri n'ubunyakuri bw'ubunyangamugayo. Bavandimwe, iterambere ry'u Rwanda ni urugendo turi kugendamo twese nk'Abanyarwanda. Bisaba ubutwari, ubwitange n'urukundo rw'igihugu cyacu. Tugomba kuba abasangiranama mu guteza imbere u Rwanda rwacu, kuko iterambere si iry'abayobozi bakuru mu gihugu gusa, ahubwo ni iryacu twese. Dufatanye dukore, duteze imbere u Rwanda rwacu, igihugu cy'ubumwe, iterambere n'amahoro. Murakoze cyane. Njye nitwa